iterambere kuri bose. Turacyari muri Tour du Rwanda, ariko mbere yuko twerekeza Canal Olympia, reka tubanze twige uburyo umunyarwanda ashobora kwizigama. Ibere urizigama? Cyane ndizigama, waba utizigama se muri iki gihe ko warayobyera ubuzima bwawe bwa buri mu kangaratete. Reka twinjire muri RNIT Iterambere Fund, turi kumwe na Jean Paul Ndisanze, tuguhaye ikaze muri Televiziyo Rwanda, especially muri Tour du Rwanda. Murakoze cyane. Muri RNIT mumeze neza? Turaho, turacyakora uko dushoboye kugira ngo dushishikarize abantu bose kubaho bizigamira, kwizigamira umuntu atazigama mu byo yasaguye, ahubwo agena ingano y'ibyo azigama ku byo yunguka, hanyuma akabona gukoresha ibyo yungutse nyuma yo kuzigama. Icyo kinyarwanda uracyumvise? Nacyumvise. Mvisemo akantu kameze nk'akantu kari gusa ewana. Ejo twaganiraga uburyo umuntu ashobora gukanda akanyenyeri akahasanga amakuru yose ajyanye na konte ye n'uburyo agomba kwizigamira, ariko kandi twanamenye ko ubu ngubu inyungu yazamutse tugeze kuri 11.7%. Ubu ngubu umunyarwanda udukurikiye kuri Televiziyo Rwanda, ejo twamwigishije uko yizigamira n'uburyo yakurikirana amakuru ya konti ye. Ni iki kintu cyihutirwa agomba kumenya? Ndahera aho wari ukomeje kukanya, aho inyungu ubu ngubu ugeze mu kiga Iterambere Fund. Inyungu ubu ngubu umwaka ushize yari iri kuri 11.78%. Ahantu hari inyungu yari imeze gutyo, ikintu cyihutirwa umuntu aba akwiye kumenya ni ukugira umuco wo kuzigama ku buryo buhoraho. Kubera ko kuzigama bigira intego yo kuzigama ni ukugira ngo umuntu agire icyo ashyira ku ruhande mu byo yunguka, icyo ashyira ku ruhande kizunguke, kizakure, agire ikindi agikoresha kimufasha gutera imbere. Ibyo rero bica mu nzira imwe, bica mu nzira iyo, nk'uko nabivuze mu kanya, kugenda umuntu azigama buke buke amafaranga ashoboye kuzigama, ariko ntazigame mu byo yasaguye, ahubwo akagenda bitewe n'intego ze, akagena ingano y'amafaranga yifuza kuzigama, akayazigama mbere iyo amaze, tuvuge niba ari umuntu ukorera umushahara cyangwa niba ari umuntu ucuruza, wamara kunguka ku byo yungutse cyangwa wahembwe, amafaranga wahembwe niba ari umunyamushahara, ukavanaho icyo yifuza kuzigama, hanyuma igisigaye ukabona kugikoresha, ukajyanisha ubuzima bwawe n'igisabuka nyine ku byo wamaze kuzigama. Ibyo rero ntabwo bisaba ko umuntu azigama menshi cyane, amafaranga make make. Twarabaze neza dusanga umuntu aziganya amafaranga 2,000, kuko niyo make twakira mu Iterambere Fund, akayazigama umunsi ku wundi adasiba kandi atayakura mu kigega. Umwaka ujya kurangira afite amafaranga arenga 430, kuko uba utabaza inyungu. Murumva ko rero umuntu ashobora kuzigama amafaranga 2,000 akazamara umwaka yenda kugwiza miliyoni. Kugira ngo rero umuntu abikore bisaba ko umuntu abifatira icyemezo hanyuma akabikora koko. Kuzigama si ikintu umuntu atekereza, ni ikintu umuntu akora koko. Mu Iterambere Fund rero ikindi kiza kirimo gikomeye cyane ni uko iyo uzigamye, inyungu ku bwizigame bwawe ijyaho umunsi ku wundi, bigatuma rero n'igihe uzakenera amafaranga, kuko umuntu ukeneye amafaranga mu Iterambere Fund, igihe icyo ari cyo cyose ushobora kuyakenera ukayabona, cyangwa hari igihe runaka cyagenwe? Yego, buri cyumweru ku munsi wa 4 twakira ubusabe bw'abifuza kuvana amafaranga yabo mu kigega, buri wa 4. Ariko nubwo tuborohereza kuyavanamo, dushishikariza abantu kugira ngo umuntu abone inyungu kuzigama, ni byiza ko umuntu arekera amafaranga mu kigega igihe kirekire, kugira ngo nyine za nyungu ziyongere zisange amafaranga yazigamye. Hanyuma twashyizeho rero, mwabikomojeho tugitangira, uburyo bworoshye ku buryo umuntu yiyandikisha, yahoze binicaho ku tuvidewo twakinaga mu kanya, hanyuma agakurikirana amafaranga y'uko agenda yiyongera n'inyungu zigenda ziboneka. Iyo ushatse kubikuza amafaranga nabwo rero biroroshye, ujya kuri website yacu, ni www.rnit.rnit.rw, hanyuma ugakanda ahanditse kubikuza amafaranga, tukabona ubusabe bwawe. Ubikora mbere ku wa 4 nibura mu minsi y'akazi ubonye amafaranga yawe. Amafaranga yawe ukaba urayabonye. Iyo ni RNIT Iterambere Fund. Ntabwo twakurekura, usanga hari message ya nyuma abanyarwanda bakeneye kumenya kurushaho. Yego,
mesaje numva twasorezaho yaba ireba cyane cyane abato, urubyiruko. R&IT Iterambere Fund ifite umwihariko wo kuba inyungu umuntu abonye ku bwizigame bwe yongera iyo umwaka urangiye igashorwa mu kigega, igasanga aya mafaranga yazigamye mu mwaka ubanza urangiye, ikongera amafaranga y'ubwizigame, hanyuma mu mwaka ukurikiraho ikajya igenda nayo ibyara izindi nyungu. Ibi rero mu gihe kirekire, iyo umuntu abaze umwaka umwe, 5, 10, 15, bivamo inyungu zikomeye cyane, ku buryo ari ibintu byagirira cyane akamaro abantu bakiri bato, bagifite imyaka mito, urubyiruko cyane cyane, ndetse n'ababyeyi bakwiye gutangira kuzigamira abana babo hakiri kare, ku buryo umwe mu mirage myiza umubyeyi yaha umwana we ari ukumuzigamira ku buryo bw'igihe kirekire, hanyuma umwana yazanakura agatozwa nawe gukomereza aho ababyeyi bari bageze bamuzigamira, maze umuco wo kuzigama nk'uko ari intego ya Leta y'u Rwanda. Tuributsa ko kino kigega R&IT Iterambere Fund cyashyizweho na Leta y'u Rwanda nyine hagamijwe umuco wo guteza imbere umuco wo kuzigama. Ibi rero ni byiza ko abakuru babigiramo uruhare n'ibyo, ariko umuco wo kuzigama uzatera imbere cyane tuwutoje cyane cyane abakiri batoya, bakawukurana ku buryo tuzagira igihe ingano y'ubwizigame bwacu mu Rwanda iba iri ku rwego rwo hejuru. Urakoze cyane, reka tugushimire kandi mukomeze mushishikariza abanyarwanda kwizigama no kwizigamira.